garagaza n'ubundi wagaragaje ntaguhisha yego ko Yesu umushaho uri kubona ufite muri iyi minsi noneho ukuntu ndi gusa neza wagira ngo ni agakobwa n'umuntu kwishima ushobora kwisiga bya agahunga ariko ako nyine nk'akantu niyo basi rimwe na rimwe njya numva afite nka gasaza kanjye niyo n'abandi nyirase nyina wabo ugiye gushaka uzahita ubyara impanga akana kanjye karekewe uzahita ubyara impanga se tubyara agakobwa musa ubyare n'igihugu gisa na niyori ese ntabyara abo dusa bose gifite apeti kiryo kuri kwa niyori ubundi agakobwa kazaba inyanda nkawe umwana n'ubundi urya arabyibuha abashamaje nyine ubona ateye amabengeza ngeze mundi nkeneye kubyara umwana w'inyanda nase kuri inyanda uzi ukuntu kera wagiye guturukira kurya sha ntubinyibutse twarindaga gukubita yewe cyo kora ntuzabyara umwana umeze nkawe uzabyara abameze nka se bajye birira n'ibyaraye n'ibikonje n'ibyejo ubundi baze n'aha ngaha byose barye cyakora mfite amatsiko y'abana bawe ukuntu bazajya baza aha ngaha baze noneho umunsi bazajya baza ubwo wazaba yarakuze mama niyo yose azaba yemeye ko baza azaba agize amahirwe abonye abuzukuru bakorera ko baza kwa nyina wawe azajya baza njye numva nsakuriza ngo jeje ngo hereza abo bana vuba umwana wo kubwira mama nshaka kujya kwa tantine gukina n'abandi wow nanjye ibyo bintu ndabitegereje uzaba ari ubuzima bwiza cyane twari tuvugana none se tujyane se tuzajya n'abana koga ryari ariko koga se mu biki abana bashobora kuza abaturage ngo bakure none se muri iyi gasharo bazakure pisine uzajya ute kujya i Kigali uzabajyana i Kigali bajye koga bumva uko ubuzima bumera bajya mu byicungo ako kanya Nyambo yahise abona ko ibintu byakaze ndetse abona ko urugo yajemo ari urw'umuhungu n'umukobwa baraye basezeranye iryo joro ndetse abona ko ibyo yajemo bitaramuhira ahubwo bigiye kumusigamo imvune niko kugira ubwoba cyane nkomeje kubashimira mwe tugiye kubana mu gice cya kabiri cy'iyi nkuru y'urukundo ya Kiraman ndetse na Miss Nyambo. Iyi nkuru igamije gushimisha abantu ndetse no kwigisha bimwe mu buzima duhora ducamo ndetse ari n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Muri ku gice cya mbere cy'ahantu cyarangiye Nyambo yararyamye ku buriri nk'uko Kiraman yarabimutegetse ndetse Kiraman aza ari kumwe n'undi mukobwa bigaragara ko ari umugore we baraye basezeranye. Nyamara Nyambo we ntabwo yari azi ikijya mbere, yagumye gutegereza ngo arebe ibiramubaho, gusa yabonaga byamushobeye, abona byanamucanze cyane. Kiraman yafashe uwo mukobwa baraza bajya ku buriri, abwira Nyambo ngo ibyo tugiye gukora aha ngaha mu kanya nawe uraza kubikora, uyu mukobwa amuzanye kugira ngo akwereke uko biraza kugenda. Bagiyeho Kiraman n'uwo mukobwa bakora ibyo bakora, Nyambo ari kureba, isoni ubona ko zamwishe ndetse ubona ko abandi nta n'ubwoba bafite. Nyambo ibyo yabonaga ko bidakaze cyane abona noneho bitangiye gukara, yakongera gutera ijisho ku rugi akabona harafunze, noneho urugi barufungiranye cyane n'urufunguzo baruvuniyemo, yatera ijisho ku idirisha akabona wapi, kubareba ibyo barimo akabona biri kumutera isoni cyane, akomeza kwirebera ku ruhande abura icyo akora. Kiraman akaguma kumutota ati kuki uri kureba ku ruhande kandi nakubwiye ngo urebe ibyo turimo nawe mu kanya uraza kubikora. Nyamara ntiwamenya ibyo Kiraman yari ashaka, ntabwo wamenya icyo Kiraman yari ashaka kugeraho. Nanjye ndahababereye kugira ngo mbabwire inkuru uko ihagaze ndetse n'uko izarangira, mukomeze mutegereze mwumve uko bizagenda. Ubwo Nyambo byaramucanze, akabona ibintu ari kubona biteye isoni cyane ndetse ubona ko biteye n'ubwoba cyane, kuko ntibyari byoroshye kubona abantu babiri bari kuryamana ndetse bari muri icyo cyumba nawe arimo, ibintu atarigeze na rimwe akora, kuko
byagaragara ko akiri isugi, ndetse ni nako byari biri kuko kuva na kera nta na rimwe yari yarigeze akoraho imibonano mpuzabitsina. Ubwo haciyeho iminota ndetse n'amasaha arihirika, ubwo Kiramani abasoje ibyo yari arimo, aranje abwira Nyambo ati ni wewe ugiye gukurikira, ati jya hariya, ndakeka ibyo nakoraga wabirebaga n'ibyo uriya mukobwa yakoraga wabirebaga, ubwo ni wewe ugiye gukurikiraho. Ubu ngiye kwitegura, ngiye koga, ngiye kumanza nitere amazi ndetse nisige n'utuvuta, ubundi ndaje nsange witeguye neza, kanze gatoya. Nyambo biramucanga, ashya ubwoba ndetse ubona ko byamurenze, ibyuya biguma kubira bimanuka ku gahanga, akihanagura ariko ubona ko ubwoba bwamwishe. Kiramani yarasohotse arongera arafunga, aragenda aroga, asohokana na wa mukobwa, ndetse Nyambo ubona ko ibintu biri kumucanga cyane. Kiramani mu kugera hanze ntabwo yigeze ajya kure, ahubwo yagarutse ku rugi ngo yumve ibyo umukobwa agiye gusigaramo. Umukobwa yasigaye yitotomanga, amarira yamukamutsemo ndetse ikiniga cyamwishe kubera ibintu yari ari gutekereza bigiye kumubaho, ndetse nta n'ahantu afite yatabaza kuko aho hantu ntabwo yari ahazi. Kiramani yaragiye ategura ikindi cyumba cyiza, agitegura neza, ashiramo indabyo, ashiramo ibintu byose ubona ko bigaragaza ko aho hantu hagiye kubera nka surprise runaka, cyangwa se ari nk'icyumba cy'abantu bashengeranwa. Ubwo icyo gihe Nyambo we ntiyari azi ibijya mbere, ndetse Kiramani yari agiye ategurana icyo cyumba na wa mukobwa bari kumwe, baragitegura baragisoza, biraza maze Kiramani akongera akazajya agaruka guteraho ijisho ngo arebe ese Nyambo ameze ate, gusa kumva amarira yamukamutsemo ariko akihangana. Muribaza ngo kubera iki Kiramani atinjiraga mu nzu ngo agende amukoreshe nk'ibyo yamubwiye? Icyo gihe byarasoje, maze Kiramani arongera arinjira, aramubwira ati noneho ahangaha ntabwo ariho birabera, ongera wambare imyenda uze tugende. Ibigaragara byo Kiramani yari yamuteye ubwoba, ndetse Nyambo yari yaranje kuvamo imyenda, yahebeye urwaje kuko nta kindi kintu yabonaga ko yakora usibye gutega nyine bagakora ibyo bakora, ubundi bakamurekura agataha. Ubwo bigaragara ko yari yambaye ubusa, ndetse Kiramani nawe yari yanabibonye ko umukobwa ari umuziranenge, ndetse ubona ko nta kibi agamije. Umukobwa yarongeye arambara, gusa bimutera ubwoba kubona umuntu araje amusanze yambaye ubusa, nta nubwo wenda yahise amusingira cyangwa se ngo amukorere biki, ahubwo aramubwira ngo ngera wambare uze tugende. Yaramuherekeje amujyana muri cya cyumba, gusa mbere y'uko bakinjiramo yamanje amubwira ngo buretse ugiye guhuma, nkwinjizemo utareba. Ubwo Nyambo yahise yumva ko bagiye guhita bamukorera bya mfura mbi, bagiye kumupfuka mu maso akabimukorera atari kureba. N'ubundi umutima wari wamuvuyemo, yahebeye urwaje, akora ibyo bamubwiye kuko yumvaga ko natabikora baramwica. Baramwinjije, bakimugezamo ahita asangamo abantu 5, maze barangije baramuririmbira mu ndirimbo nziza cyane ndetse n'ijwi rituje, indirimbo y'urukundo cyane. Miss Nyambo byaramutunguye, ahumura amaso asanga ni abagabo 5, ndetse umugabo umwe muri bo yasaga na wa mukobwa wari waryamanye na Kiramani. Biramucanga, akumva indirimbo bari kumuririmbira niganishije ku rukundo, gusa yabihuza n'ibyo bari bamubwiye baje kumukorera akumva ntaho biri guhurira. Byaramucanza buri icyo akora, ndetse ubona ko
biramuyobeye cyane, gusa ndakeka namwe muri kumva inkuru ibyo bintu biri kubacanga cyane, ariko ndahari kugira ngo mbasobanurire neza, namwe ndashaka ngo muhambere iyi nkuru tuzayisozanye. Ubwo Kiramani yari ari inyuma ya Miss Nyambo, yahise apfukama hasi maze akurayo ururabo, gusa Nyambo ntabwo yari azi ibijya mbere, yakomeje kumva abo bantu bari kuririmba, mu guhindukira ngo abaze Kiramani ibijya mbere, asanga Kiramani ari hasi yateye ivi, umukobwa biramucanga. Gusa muri uko kumucanga aribaza se umuntu ufite umugabo ari kunterera ivi ngo bigende bite? Gusa namwe ibyo bintu muri kumva ko biri kubatungura cyane. Iyo ndirimbo bahise bayisoza, ndetse umugabo umwe muri bo wasaga na wa mukobwa ahita aterura ijambo aravuga ati, ntabwo uwo musore ari umugabo, ahubwo aracyari ingaragu, ndetse nta mugore afite, ahubwo ni uko muri rya shyamba ngo yari yagukunze cyane, mbese yashatse kuguhohotera, abona ko ibyo bintu bitaba ari byiza, ahita afata umwanzuro aravuga ati, nakurekura ntuzongera kugaruka, mbese nta nubwo azongera kukubona. Aravuga ati kanze wenda abikubwira kugejeje mu rugo, ariko ntabwo yari agamije kuguhohotera, ndetse na bya bintu wabonye mu cyumba ntabwo byari byo, ahubwo ni uko twagiye mu mashuka gusa tugasa nk'abari gukinira ku gitanda, naho ni njyewe nanjye ndi umugabo mugenzi we, ntabwo ari umukobwa. Ibyo bintu ukumva ko bigoye kubyumva mu matwi, Miss Nyambo byamugoye kubyumva, bigaragara ko Kiramani yari akunze Miss Nyambo. Reka iyi nkuru tuyihinire aha ngaha,